iyi iPhone nakuye kwa Rujama nuko kwa dore ngiyi telefone na yibike urahita uyifata 50 Tandatu Andago Andago nagusasiye akantu ngo ica banje bari ko bavangonga abantu nuko ngo basumba ngo bikora. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yeje yo some people turasuye cyane aho muyere hose mu ntara amajyepfo intara amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo hanze y'igihugu namwe ntago twayebagiwe abadaspora bene data turabashuje cyane ni wa muhungu wanje uje kundira umuhungu mwiza kwisi si no mu gihugu gusa we imbere n'inyuma naje gusanga ari nje muntu mwiza kwisi kuko ndi ku rwego hahandi ntakigerango nabandi nabadebene nje maze kuba international ori international yego no kuvanga n'abantu turabashuje murabona ko uyu munsi mwajyaga mumbana ngo nabantu ngo barutambi mukambana ngo nabantu ngo bakanyombya uyu munsi nabonye petit frère Nsumba kugiye kubikabiriza se kandi nuzi urashaka ko twigereranya tuma tugira noneho urashaka ko twigereranya se ako nubure reka tubanze tuganira mbona no kuvuga ngo mwabantu mwe nyagona twa turimo gusa ndabakunda ntago nazabura kubazanira ibyiza petit frère namuguyeho nguyu umeze uti banze bibwira abanyarwanda umeze neza hola ameze neza no muhungu wanyu inshuti yanyu kunzwe cyane amwita Watsiki umusore mwese no mwijuru Imana yikundiye imuha byose aho Kagara wambonye ntago ndi kukubona no gade nabonye mu nda y'amubwongo Kagara rateba mu bwonko ubuse koko gade no dore ko rubanda bavuga uyu nawaza aze ifata yitaragaze ngo ngibikine biki koko utabeshe Kagara utabeshe tumaze iminsi myinshi narinze ko wanakuze none wabaye isongi oya ariko aze Kagara yongereho metero ariko ubuse metero ntirenga samuhawe Kagara yongereho metero narengaho n'ibindi n'iki no kuvuga ngo ako bundi uturukaye zibanzo nabwiye n'abanyarwanda kugira ngo amenye hano bagusanga njye ugiye kunshaka wansanga ku Icukiro Gahanga niho uvuka mu nganda niho nibera ngewe ni naho mvuka wewe uvuka mu nganda cyangwa niho ukora hari wowe no kuvuga ngo hari ukuvuka ahantu ndetse no kubuhakora mu nganda niho uvuka cyangwa niho ukora ndikumva utari kunyumva neza cyane ndagaswingerera akono Kagara nasuzugurwa kuko nawe ugiye gusutama mwana nese ko ndi kuvugira hejuru nkumva biri kugucaho ngewe ndi wo mu nganda yego Kicukiro mu nganda muri amako uyu nguyu ni petit frère manya uyu ni gara frère wanjye Kagara aba n'inshuti yanjye n'umuvandimwe ni byose yasa mbo twa tumaze igihe tutabona natwe duherukanye kuri Kigali News Channel hari haciyemo agahe kubera amasomo ibintu by'ishuri byari byarantwaye ariko ngeze Amerika nongeye kukubona my brother my brother amasomo nabwira abanyamwana amasomo arashoje njye amasomo ngiye nayarangije kera oya igihari ngo nuko ngwateye ndangu ngo yarivuyemo kubera gutenda no se mwana siko ubwo nakigana narera koko wapi tuvuge ko uno no wiga tuvuge ko wiga oya ndi kurera umwana ako mwana sikizo waje ubwiza abanyarwanda nje rero mba ndanga kuri kamera kugira ngo mbwire ukuri abanyarwanda mbahereze ukuri urumva tubahe nyine nje nkunda kuvuga ibintu biririyo sikizo biriyo erega ntaramubize mwana iyo uvuze akantu kayiriyo manza nakwigishe iyo uvuze ngo riyo ni ukuri nyine ibintu by'ukuri apana kubeshya gufatika sikizo ufite umwana cyangwa ntawe ufite no ndabwira abanyarwanda gutera nta mwana mfite Kagara nta mwana ufite abantu bari kutura kuri kamera sikizo murabona nta mwana afite sikizo ngewe gadi amakuru nabashiye kumva kura hirya no hino nuko sikizo impamvu urumva n'ibintu byose nyine wumva yagiye akatira ni ukubera umugore sikizo no kandi imbere ya kamera ngo tubyumve
None Kagara akana usubiye ikibazo ufite umugore ntawe ufite nta mugore mfite ayo kari hafi sinakubwiraga ukuntu iri niteranye hafi yo kuza sikizo rero uriya twebwe kuzana abagore mwana nushaka ibyo bintu bireke nta mushinga urimo nta mushinga urimo kari umushinga ngiye gukora niwo mushinga ugiye gukora niwo mushinga ngiye gukora ahubwo nabuze igishoro iyo turangiza ikiganiro ndakubwira ko tubigenda ndebe ku buryo namuzana we kamubwiza ukuri rero cyo kuzana umugore gadi reka nkubwize ukuri uyu nguyu kuzana umugore kwiwe unasi ntabwo do mwana niyamigire mu mutwe cyakoze uzagira imana uzana umugore wenda urashye nabanye na mbogo siko kuri se reka tujye tumubwira tunabisubiremo kuko njya kuzana umugore ugusumba ni imigire mu matwi niyo mpamvu njye nicuje nkavuga ati nta bintu by'abagore nzajyamo ese karate ndi kwiga ndi kuzigira iki ntabwo tekereza ko wabona umugore usumba none usumba kuzana umugore usumba wowe aha wakora ikosa kuri uyu umugabo mu rugo nyine hari umuntu w'umugabo umugore usumba umugore njye nsumba unsumba usumba wowe unsumba njyewe tekereza ko nawe babona nawe nabona njye yesi namubona wamwiremera se uzashaka umugore ngo gute ubikivuga ko utazashaka umugore kandi umugore yabona ni ukuvuga ngo njyewe ni uko nyiha mushinga urimo tu ngo nta mushinga urimo iragadi tujye tuvuga ibintu ntabwo wifuza kubyara ariko n'abatabyara ni abantu kandi bariho muri make uzibira ukeneye muri uwo mubare se abantu batabyara kandi ubyara njye mbyara urabizi neza ko mbyara se gerageza igende wazana nabigerageje bikanga yene uzagerageze mwana wapi mani buriya uri abantu nk'akura tugiye ikibazo gikomeye cyane ahubwo mushaka mu kwicira gake yes reka twicaye mwana mama mfasha kano gafone uzamucira ku ntebe gutya gikoboye mbo Kagara ukora imyitozo buri munsi ariko urabizi ariko ukora imyitozo buri munsi nawe urabizi urukumva nawe urabizi imana nanjye ko nyirimo sikizo rero yes uromeze neza naremeze neza cyane first of all nishimiye kubona tunakwakiriye kuri Kigali News Channel turakwakiriye nanjye ndabyakiriye neza twari tunakumburanye tuburanye iminsi myinshi mbamisa yarebe myinshi ariko ubu bwira abantu ngo twagarutse we back again bagiye kujya batubona umunsi ku wundi Kagara na Tsikizo usubirana ukazina ngo bakwita Watsiki ase ubundi Tsikizo ubundi bisobanura iki gadi sije mbabwira Tsikizo bushari yaririmbye Tsikizo ni iki bwira abanyarwanda ni Tsikizo ni Watsiki ni umuhungu witonda umeze ukunuku murambona imbere n'inyuma ni Watsi none se gadi tuvuga ko atari Tsikizo yigendera nyine none zo ngo ubona ko ubona batsikiza no Tsikizo nyine ni igiki ni Tsikizo ni njyewe dore nigenda ni Tsikizo igenda iki Tsikizo ni iki Kagara Tsikizo ni ushari yaririmbye gute ngo Tsikizo twahoranye idasaba ubuhahirane bata Tsikizo urabagirane gadi Tsikizo ntabwo yizi nayazi ntabwo nabimenye mbabwira erega niyo mpamvu mwana njye nakugira inama sibyo ndakuruta urukumva ndakuruta ndabizi garafre hindurize kuko wenda wakise n'akantu sibyo gadi buriya izaniwe muntu wese Kagara birumvikana ko bifite nyito yego Tsikizo nta nyito wese gadi birumvikana bifite nyito wese Kigali News Channel birumvikana bifite nyito ariko wise Tsikizo mana yanjye Tsikizo nyine nuzi gutsikiza iki naterambere ariza ari gutera umukosha reka ugiye kuvuga ko ari zina cyora kumujya gutera none Tsikizo wagita ngo gade tuvuga ugiye mu kazi ariko Kagarara kizami cy'akazi Kagarara wenda n'urugero n'urugero wenda ugiye mu kizami cy'akazi sibyo ugiye wenda ni leta wenda n'urugero ni leta ugiye gukora ikizami cy'akazi barakubaje ati se mwana witwande ngo yitwa Tsikizo bahita Tsikizo tayari watashye kuko nta kazi wabona bakamari nose n'izina ryaba rigiye gukora cyane ninjye ubwangira waba ugiye gukora no ariko umuntu gute uri smart gute Tsikizo ni smart gute
ariko ndi smart. none se reka maze nkubwire gade none reka mbahereze undi urugero fata wenda gavana w'intara wenda yaje wenda gusura abaturage Tsikizo afite ikibazo agahaguruka mu baturage yarangiza akavuga kuko urumva ugiye gutanga ikibazo ubanza uhaguruka avuga ati murakoze bwana muyobozi runaka namwe muteraniye hangaha ikibazo cya nje nitwa amazina yanjye nitwa Tsikizo tayari bahita bakubwira ngo ziba kuko nyoje ntago cyakumvikana bacyumva kandi bagomba kucyumva maze nkubwire turi twebwe urubyiruko sibyo turimo duhangana n'iterambere ry'igihugu urumva turimo dushaka ukuntu igihugu gishobora kuba cyatera imbere kandi buri muntu wese akagomba kubigiramo uruhare wabo ntibirebera ngo uri mugufi ntibirebera ngo uri muremure ntibirebera icyo uri cyo cyose ntibirebera ngo uri ni bogari ariko rwose Tsikizo nta terambere ashobora kuba yatagera mu iterambere ry'igihugu none se ngunda barakoze none se izina ndihindure basi urarihindura ngaho nompa izina uravanga warihindura nompa izina rero uritwa Keza aravanga yiswe Keza wewe nibyo kugira ngo hitse Tsikizo uravanga witwa Keza ubwo ndi Keza yego nese byaruta kucyo nyise Keza ushingiye kuki impamvu muri nshobora aho ngaho wambwiraga ngiye mu nama ngahaguruka nkavuga nitwa Keza birumvikana aho kugira ngo agure kuvuga ngo nitwa Tsikizo je rwose ariko abantu bari kutureba abantu bari kutureba hari kuri kamera abanyarwanda badukurikiranye namwe mubashe gukora igenzura murebe ngo basa nase nkukora intro mbe yakwakiriye haguruka ngo wowe wivuge wena mwumve twagiye banyita ndakurahiye tari zero wayibonye byonyine nta nubwo ari confidence ibyo kuvuga ngo banyita ntabwo bikoreshwa mbega izabyo ntabwo ryizeye banyita nitwa nyine nitwa Keza Tsikizo ngubu none so nitwa Tsikizo none gade rero banyita Tsikizo niyo mpamvu nyine narebye ndareba man ubona ugomba kwitwa Kagarara nawe nyine man mujye mugerageza mukore na sura Tsikizo mwana ugerageza nyine ubu umuntu uri expert mu bintu byose kuko uramutse ugize ikibazo no kwimana kujya kuvuga nose gade nawe mbwira watangira kuvuga ngo banyita iyo umuntu agiye first of all uratangira urukumva urumva wenda ni gavana sibyo wenda n'ikibazo ugiye nyine kugira wa mutura ugiye gutanga wowe ngaho haguruka utubwire ndabivuga nicaye sorry amazina yanjye nitwa Kagarara nturuka umurenge wa Giheke karere ka Rusizi umudugudu ni Gitwa ndabashuje bwana gavana w'intara ndetse namwe abashyitsi muteraniye hangaha namwe banyacyubahiro bose ikibazo cyanjye nagize akarengane kahise kandi tayari umva umaze wanje wivuga intro yawe urangije usuhuza abanyacyubahiro umaze gusuhuza abanyacyubahiro urangije uhereza usuhuza n'abandi bose nyine bataniye aho ngaho urumva ntabwo mwamwirirwanye muramutse mwirirwanye mubaye mwirirwanye noneho muri kumwe mwirirwanye nongeye kubasuhuza nanone tayari erega mujye abantu baregispa narabwira ngo mujye mwiga tekinolojiya Kagara umuntu yitwa Bwana byagenze umuntu ni ukuvuga ngo umuntu yita Bwana cyangwa umunyacyubahiro ariko hari titire y'ubuyobozi afite urukumva na mudugudu bura wamwita Bwana kuki abantu benshi cyane batajya baryiba nuko nyine nuko ari ukundi kuntu bafata kutari urumva guciriritse se ntabwo guciriritse ariko nyine hari indi myumvirano baba bafiteho nawe ni Bwana kuko yego hari abantu hagariye muri rusange niho yakiswe Bwana umugore we noneho bamwita ari igitsina gore
ari igitsina gore. igitsina gore nawe ni bwana wumva nawe ni bwana ari igitsina gore bamwita gute ko mbivuze ukanseka oya ariko menya nawe ari bwana da ni bwana n'undi nawe cyane bwana kazi umva tuzo ngo ni bwana kazi ubwo si bwana kazira ariko man kuvuga ngo uko byasa kose bose ni bwana nijye kwandikira n'umuyobozi wenda n'urugero oya kujya kwandikira letere kujya kwandika letere no kubasuza umuntu nyine w'umucyubahiro ntago bita madame urumva madame bwana sa no wenda Mr wenda gutya Mr na komisa akayo ese nyine go bisobanura nyine nuzi umuntu igitsina gore bakoresha ari umuyobozi w'umugore wavuga ngo bwana muyobozi w'umugore bwana wenda n'urugero oya ntago avuga ngo cyo harano warumva bakivuga bavuga gute ubwo bwana muyobozi w'umugore bwana madame nyakubahwa bwana nyakubahwa madame oya ariko reka tujye kujya mu biro byinshi ni bwana kazi yes bari kuvuga ngo tuko turashaka kukubaza ikibazo kimwe gusa hari abantu reka dufate n'izo societe turimo bafata abantu reka mvuge ngo bafite ubugufi budahagije mu mabara reka nkoresha iyo mvugo budahagije ubwo budahagije ni ubu nyine murambara reka nkoresha iyo mvugo nabanje kuvuga ngo mu mbabarire oya reka mbekosore ubwo okay naribi sorry reka nkosore iyo mvugo ubugufi budahagije sorry ntabwo mfite ubugufi budahagije sorry mbo reka ni ikibazo nashaka kumubaza yo bati nyine nk'abantu bagufi bidahagije oya bidahagije tuyikureho ese abagufi si bisanzwe ubugufi bukabije uko bisigaye bimeze nigo ni ubugufi bukabije uko biri nyine abantu bafite ubugufi bukabije reka tuvuge mu ubwo buryo sibyo bukabije yego noneho kikoza ashaka kubaza ikibazo kimeze gutya nk'abantu bafite ubugufi bukabije muri no societe cyangwa se muri societe ubona ari uruhe ruhare wowe ushobora kuba wagira kuko reka bane tuvuge no ku bantu bafite ubumuga urumva hari abantu bakitinya cyangwa se bakaba batinya bakora ibintu bigiye bitandukanye ese n'iki wowe nkawe wababwira cyangwa se n'uruhe ruhare ushobora kuwagira abantu bagatinyuka abantu ikintu ngomba kubabwira bagatinyuka mbere na mbere no kugira confidence kumva ko nawe ari umuntu nk'abandi yego akarusho dore kavuga ari sociable kabana sociable agatinyukanye akavamo akaza kuko natwe turahari yego hari icyo bitwaza ntacyo hari icyo wikanga se ntacyo nikanga ntacyo nkomeza nababwira ngo uriya hari abantu mane bajya banatwitirana ejo bundi nabonye comment gade kagara abonye yewe hari akabazo k'amatsiko kare kandi cyo kuzibagira katubaza kagara wowe ku giti cyawe n'ubagize natsibaza arambwiye niye scenario kuba yisekeje scenario reka mubwire scenario yambaye isekeje isekeje nari maze imyaka 5 ndatereta urumva noneho ariko narakunze umukobwa muri Torokome ninya kujya kuyimubwira nyiga muri Torokome man uzi kuhakunda cyane mwana kunde n'umwana wa danje mwiza umeze neza cyane wihogoza ariko nambona nkumva nyine ehwana umutima ugasimbuka ntubimubwira ariko tunigana simbi mubwire municara nasi hoya ntabwo twicaranaga mwari abaklassimate umwaka urashindiraza Bruno umunsi warwo sinzi satani yancutse ndavuga ati no munsi ngoma kwikocera ngoma kujya kuyimubwira ndajya yumvuge gade uryo joro bumva bware bucenga cyo kuyimubwira nare ni coachinga niga imitwe yose nzakoresha ndavuga ati iri joro none buracenja ndabyandika nasinya ndavuga ati iri tariki kagara none nzijahara ngende mite ko ntumbwira umwana ko mukunda nabene sinarenze ngo batereta bate gade naragiye bwarakeye
urumva twatugiye nyine muri arukuntu nyine mujya muri break tu mukaya nyine hanze kuri relax none ndagenda nsanga ahantu nyine akunda guhagarara mba ndagiye navuga ati no ikiba kibe kaganda shotse ikiba kibe niba rendo bonyirye ndinjira none kugenda urumva nagiye musuhuza nyine tu nakuvuga ibindi bintu ati naragukunze sha narasubije gutya ati mwana kinge naragukunze pe uzi ukuntu yambwiye yambwa ngo irebe uzumura kuvuga ngo irebe wongera undebe uriyibuka ukireba ukavuga ati mujye nikagarara cyangwa nibagiwe narerebye koko nibuka ko nikagarara ahanga kosheje nese nukuvuga ngo tikizo we nihe yakubayeho jewe iyambayeho niga nagiye mu gikoni kitchen yego ngiyeyo master arambwira ati hari amasafuriya angana gutya maremare arambwira ati wowe jamu hariya ufata icyo kurya avuga ati sendakuraho urwego noneho mana yanjye so ukuntu nakizamutseho gutya ngiye kugiparamira kingwaho bakinkora ibisosi yose isosi yose ishati y'ishuri mbura n'ishati ni kwa kwiyogera muri Nyabarongo ndagaswingirira icyo ni cyo kintu nzi cyambayeho gisekeje none se nta muntu uragera ahantu wenda nogera agiye nko mu bwiherero aha urakoze cyane iyo nkono ndayibutse gade ngomweze kuri nzi kigali bwa ibintu byambayeho ntarabivuga kuri kamera bwo naraje ndi ku bantu biti gikondo none urabona zira toilette nyine bicaraho ntago nzishyikira amande kujya kurira n'ukurira niyo guparamika none nsanga abakoboye nizo bafite gusa nta niyo hanze hari ndavuga ati ndapfuye ku munsi wa mbere ndarya ariko ntamenye ko bazifite buciye bwabo nshaka kujya kubwiherera ndabaza ati barete barandangira ngezeho nsanga niyo azi ibintu byambaye hose kujya ibyo byarananiye birananira neza biranga ndavuga se ndurira nabwo se nurira nde gukora isuku biragenda bimanuka gute navuga ati ndazarya narateze mvara gikurunya kunya Nyabugogo Nyabugogo none agiye kunya biri serious nagiye kunya Nyabugogo no wagiye warateze ubwo se wageze utarangije aho Imana nagiye kunya navuye gukinya kunya Nyabugogo biri serious uratega ari wakubwe ahantu urajya ukinjira sibyo nk'umuryango ukifunga ariko utawushyikiye ntabwo birakubona we ahubwo nje byambaye akantu kanzayo nanone byambayeho sinzi naragiye ni mu biro kwa master ahubwo niho nagiye ngiye kureba ikaye yanjye bari bazijyanye no sukuntu atushiye gatoya urugero rurifunga isiriri ngo ingana gutya ndavuga ati we yasanga amarangi birisiriye urugi ndarubura isiriri najya gukora aho happy sinzi ukuntu afashe intebe abaranyumvishe mpagaze ngiye kumanura gutya birarangiye yarayanyishe ariko yese ndumva n'umubyeyi ibintu byamba nanirwa gufungura urugi kandi ntarashyikiraga ibintu byambaye mani kuri ekona mama bro nagiye kuri ekono kuri onomo urabona zira nzugi zaho ni sensa zira nzugi none naragiye umujye yari yambwiye ngo musange mo imbere none nta muntu nyari gutambuka tu urabona uragenda nyine ugahagarara rugo rugahita rwifungura narakugendeye bro nahagaze iminota 15 none urumva ko nabona ari umujyama wari nyine wumva narindi hepfo mbona umujyama nyine araje arinjiye ariko nyine bitagenda avuga ati ura no kugera guhagarara nyine ugahita bikinguka nyine ni sensors ni nabimenye kari sensors nenda kugenda nzi ko nyango naza ngo mpagaro bite byikingura bo narahagaraye urugi rwa kwikingura urahagarara ndahagarara meta 15 ngihagaze ngira wa mujeti mani ibintu byanze gukinguka nza gutekereza nyuma yuko sensors zitagera hasi zifite limiti zigarukiraho wowe nuvuga ngo uburebure bwawe na sensors ntabwo zaziri kumbona ntabwo zaziri kongeraho narahagaraye manga yabise nukunzugura rwansuzuguye warugiwe ni ibiki byabaye reka byaranze njya ku ruhande nkajya nkareba ku wapi biranga bro shamana yakoje nagaza mana hari utuntu nyine tubaho mani tuba tugoye biri serious tuba abari danje abari hasi yo kubona igicucu cyawe ryari igiki igicucu cyawe igicucu kagaranto bese nta gicucu gira
genda wikandagira ntubeshye ntumbeshye ariko ushatse kagarara ntumbeshye Sikizo wajya umenya ko nkurusha mu bintu byose ariko Sikizo kuri uwo mwana Sikizo kuri akana kejo mu ndi kakahinja nabyumvishe mukuru wanjye yego weruka ko igicucu cyawe ryari shyiraho 100 Jumana kize kagarara 100 kagarara 100 ya bapronounce neza kagarara 100 kagarara 100 yego mune cyo kubona igicucu cyanjye ryari tabeshye koze ko nderutse kukibona mwana ryari se wigeze unakibona aho utabeshye umwana arakibonye biri seriye kera ariko ushaze kuvuga ko ubugufi bwanjye se nta gicucu kiba kirimo oya kibagira ariko nubundi kiba kiri hahandi ngiye nagikandagiye uvuze ko nyina nagikandagiye none ubwo ukigira ute njyewe ngiye kiba kiri imbere yego ari na kirekire sha erega ngo cyasetse urujyo none nawe erega wowe ndakwifitiye wowe uri mu bantu ubu turi kuba turabona macho kwa macho none se wa muntu ndi hejuru ngo nibiki none macho kwa macho macho kwa macho macho kwa macho ariko ntacyo nyine Sikizo ya nicyo rukumbuye kuri Kagarara Kagarara nari mukumbuye cyane no kubona nyine umuntu usumba nanjye nabyo nari mbikumbuye ngo umuntu ugira utasha ariko sha ako gade kamubweze ko hari igihe mande mu bantu bare avuga ati nkumbura Kagarara urumva iyi Kagarara nkumbura Kagarara nkavuga ati no romane yagiye inshuti yanjye Kagarara urumva iyi Kagarara ngo ari kumbe umuntu isumva mwana yego gade Kagarara nari mukumbuye first of all warukumbuye umuntu usumba ariko nkomeje zibunguye ivumbi ziricara pe zaricaye zibunguye ivumbi ziricara nawe utuzugure mwana mukuru wanjye yo muri mwebwe nta muntu urajya nk'ahantu ahuruye yikurushongera nawe n'uruzo cyangwa agiye nko mu gitaramo bikarangira atashye nta kintu abonye njye bimbaho na buri munsi bose bakagusumba bikarangira nta kintu ubonye byambayeho n'ejo no mu kanya nabonye ahantu hari impanuka ariko umuntu bayenza bamujyana ntaramubona kubera abantu nagiye mu bukwe mu rugo batwerereye urumva mu rugo batwerereye kubera ubwinshi bw'abantu uzaragima nta ntageze ahantu bwabereye ni kubera kubura ahantu nca ahubwo nanjye nagiye noneho gade icyo gihe nagiye nambaye face mask nyine agapfukamunwa noneho najya kwinjira mu muryango abantu ntabwo bari banzi neza ntabwo bari banzi nyine urumva mu rugo batwerera avuga ati kuri mu rugo wagiye nyine ukajya kumva abantu bari batari bamenye ati wagiye nyine ukajya nyine kutakira kirori bo naragiye ngeze ku muryango ngo akana yisubirayo urumva ari nambaye agapfukamunwa nyine face mask basi nyine kambaye akana ku bwanwa ari kuvuga ati umuntu mukuru mureke yinjire bakareba nyine nipfusa agapfukamunwa kavuga ati wakana yisubirayo soka cha wakana ubwo n'ubwinshi bw'abantu babura ahantu nca uhita ugenda nahise ntitahira pe mwantariye kandi ubukwe mane mu rugo barabutwerereye biri seriye uno udukesi twose nta kindi Sikizo umeze neza meze neza cyane Kigali murayibona gute rero Kigali yabaye ubuki rero Sikizo nakubonye Kigali yaryoshye ariko uranze nje ko munandi mushya Kigali yaryoshye Kagara uranze nje ko munandi mushya waremeye ariko ntabwo uremera uracyabura ikizi ni iki ubura ngo wemere arabura gato kuki undusha mani ari telefone zo kwa Rujama phone shop ndazifite iyi ngiye bayita iPhone 11 ari ngwefe ya Rujama my boss naho urayifite bari bashaka ama telefone meza cyane mwagana kwa Rujama urumva mukaya turajyana kwa Rujama ndakujyana ni hari muri ka free zone mukaya turajyana kwa Rujama ngomba kukujyana yo nakaguheza telefone ukava ku phone nabonye afite gatushe gade umugeza kwa Rujama akama telefone icyerekezo mukanya urumva ahantu hose ndakurenze koko man ari uburyo bwa nise Kagara yirebye Sikizo ubona iki cyadanje umurenze Sikizo nta kintu ndusha nurusari ikintu ndusha oya tuje tuvuga ibintu turabibwira abantu ndusha iki nta kintu nkurusha ndusha iki nta kintu nkurusha aguse n'iki ntakurusha kiki ni iki ntakurusha man kiki skills ndamurusha skills ntago ndusha speaking ndamurusha English ndamurusha man undusha iki igifaransa icyongereza urakizi how do you feel I'm feel okay yeah. you good rekera nta bindi nzi none se ubungubu barenge guhita bahereza nk'iminota nk'itatu muri udidibuzo none se ubungubu andusha iki nyine icyongereza ntabwo ye hasi icyongereza ndakiza ariko muri body
Oya ariko ndashaka kutonda duhera ku bintu tuzamuka. Kandi winyihutisha buretse. Skizi nyina kurusha man. Icyongereza na most ngo uzicyongereza kiye kuko mwana. Ndakizi cyo. Kujya amenya gusaba ibiryo mu cyongereza. Waba wayobye ukayoboza umuntu reka umuzungu yayobye. Ashaka kumurangira ahantu. Ati uri kumubwira ati Nyabugogo ngiye kumubwira ikintu. Uvuga ngo genda mu mazu ukate gutya buryo wamwe. Bivuga mu cyongereza ibyo gihe. Sikizo de nabivugamo yo mubaza mu cyongereza. Hanyuma bisubiza mu cyongereza. Ndikubaza mu cyongereza. Mbisubiza mu cyongereza. Suppose that you meet with white man. And she or he wanted to go Nyabugogo at Nyabugogo. But he don't know where Nyabugogo is located. No located. He don't know or she don't know. How can tell her or him where Nyabugogo is? Nyabugogo sigare se. None se ubungo kumvuga iki? Uracyari underground. Icyo bita ari ikintu twita underground. None hari ikintu twita muri IT. Hari ikintu twita muri IT. Ubundi hari akantu twita ngo system yabaye ngo overloaded. Yabaye overloaded. Wonyene ku updating. Ugiye kunkora. Kuko uyu ni Windows 8. Nyine kumindura mwahita mushyira mu Windows 10 cyangwa Windows 11. Muri Windows 7. Uzikizo. Wanyibere muri 2005. Ko turi muri 2025. Ko twavuze. We aracyari muri analog. Arakantu twita muri twita ngo analog and digital. Kwa kazi. Analog and digital. Uracyari muri analog. Sikizo analog. Just I need the difference between analog and digital. Please differentiate analog and digital in English, please. Analog is past. Yes. Digital. For now. Chakora nyine yarapfuye pe nyine urumva twagerekereza pe ariko ubusigiye kubivuga nk'umuntu utabizi wamubwira ngo analog ngo ni past ngo digital ngo for now biracumbagira nyine ariko nyine basi warupfuye kugeragezaho gakeya. Oya ntago napfuye kandi nabikozaho. Erega nabwiye ngo wowe ni nakaye kantu uzi ati akakantu ndabizeza kagarara nta nubwo yakora. Ni twinshi. Kwahe? Duvuga ibintu arigaragaza. Nje ko nakubisyongeza wagishubije. Kagarara nkamukuranya ntago nagusebye. Uwo yansebye. Nose niturangaha. Ntago. Nje nagusebeje nanyishyuye. Nose ni wasebye imbere ya kamera. Imyitozo ngororamubiri kagarara ntaho yaje. Ujya hehe wowe? Nagusize. Sinagukubise ubwa mbere. Udatuma twigaragaza. Ariko mwana twakigaragaje. Erega tukora ibintu hano kugira ngo abanyarwanda babibone. Udatuma twigaragaza kagara. Akose sha wa muntu we. Kandi ibi bintu turabipfa buri munsi. Turacyana bipfa. Buri munsi. Turacyana bipfa shumi. Kagara. Nabanze yigaragaze gade. Pompaje zingaye kagara. Nabanze yigaragaza hanga. Bari yigaragaza. Nje ka ubwiza kuri gade, sije ka ubwiza kuri. Pompaje umujama ari butere ngenda zikuba kabiri. Urazikuba kabiri? Yego. Urazikuba kabiri. Ndazikuba kabiri. Yotera zingaye. Reka nderizo. Banze yigaragaza nembere akamera ariko bare bugufasha. Yego. Barebe ibu. Iyi ni ndagade. Izi ninda zirya bureba. Uraze ninda nkindi ujya kugira ninda yanje kwa siporo man. Ntago umwana rya bureba ko mu gitondo n'umugora mana rya kugeranya nanjye man ko twakure mu mikuku manuke Namyuka mfite. Bo. Namyuka mfite. Aka kamanyeri ko urumva kanakambere. Namyuka mfite. Ngo twagiye. Tera pompage. Zituranga nge nabwe ngo zetena zikuba kabiri. Yego twagiye. Kanga ugeze. Kanga. Gora bara. Okay twagiye. Twagiye. Eka dufatire ku 10 na rimwe na kabiri aze gutera 40 na gatatu na kane na gatanu na gatandatu na karindwi n'umunani n'ikenda 20
makumyabiri na rimwe, makumyabiri na kabiri, makumyabiri na gatatu, makumyabiri na kane, makumyabiri na gatanu, push, kuri kundi makumyabiri n'umunani, makumyabiri n'icyenda, mirongo itatu, push, tatu na rimwe, tatu na kabiri, tatu na gatatu, tatu na kane, tatu na gatanu, tatu na gatandatu, tatu na karindwi, tatu na do ubusobo ngo njye nagiye mpangana n'amadubu mpangana n'inuza ubu ngubu uyu mwana ko uyu mwana uyu mwana ko ndabizi uri mukuru wanjye nawe urikwiye nagomba kwikura ariko brother mujye mubanza murebe muhoro ubundi hari icyo bita sibyo reba inda ako mwiyerekane uya orega gade woje unareba reba imana iyi ninda bro mujye mureba inda zigira ute zikora siporo wabonye ibi bagita gute urajyamo uko nabona ujye ubona ko kwakoze siporo naka karazi ko zari ubona ko kwakoze siporo ko karanazihaza ibi ngibi ni ibiki uyu ni umubiri amatuza kizo ako mwese mu twagiye ku mugongo hose twagiye hose twagiye wabonye yateye pompaye zingana tunazirinde nagomba ndagukuba kangahe kabiri nawe uri umwana urumva uracyari umwana mu bintu byose bro nagomba ngo skills ndamurusha skills urandusha amashuri ndakurusha byose ndakurusha bro imyitozo ngororamubiri usinye kumukuba kabiri twagiye tera mubare kabiri makumyabiri mirongo itatu mirongo ine mirongo itanu itandatu kagara azitera zose aho bukera mirongo irindwi mukubye kabiri noneho ndenzaho iki urengejeho akantu gatoya you are down bro you are down man you are down bro akaye ako rero neza ndashinga umutwe oya ibi ni ibitikizo babirimo nose ubu nagure ibi ni ibitikizo babirimo ibitikizo babiguruka se kagara ndashinga umutwe hajati yakahera ushinga umutwe nimba utakamenyereye kwigorera udashinga umutwe ugapfa uretse ariko mbora gatuyeho kano ko muri umugabo nuwemye sibyo umugabo nuwemye ariko none se mukubise inshuro zingana erega navuga icyandusha mwa rose bro inshuro zingana narakubwiye ngo uracyari down n'ahantu hose uzajya mu gihugu ukagibaza mu inshuro imwe kizo akandi kazi wa mucangamo agahita siga gahese aracangamo akari nabwo ngo sikirize ndamurusha siporo ndakurusha n'imyitozo ngororamubiri ndakurusha imyitozo ngororamubiri gutandusha none se ubu ngubu koko nta n'intozi zihari uba ndusha iki kizo cyabuze speaking and down ntabwo ndi no speaking and down kagara mucangamo akandi kantu noneho tsikiza wenda cyangwa akandi ka tempaba cyangwa akandi ka tempaba ugatekereza cyangwa ukarota birasa burese kazana roding ese ni wenda roding kajya gufecinga muri safa genda ushakisha urebe wongeye kujya nkora nawe wishyura siko bimeze se ibyo fresh ibyo fresh
nawe wishyura ko dakora ibintu bigeze no umuru noneho abandago zakano basanga nakaye ko ntakabonye nakaye kagara ntabwo nakabonye reka dusubire ntabwo nakabonye ugateye gute ugateye gute ariko bita speed ubuzungu bateye ushaka speed egera ndaguhirimaho Musogadira nibyo nakoze. Ntabwo ibyo nakoze. Reka ndikamusubire mureye. Subiramo ndebe. Basi. Ariko urabona ko ari umunyeshuri mwiza yafata. Ese ntibigisha. Ntabwo yabishobora. Arabizi. Dore ga reka tunabivuge. Ye na iPhone nakwe kwa Rujama. Microphone. Wayikuye kwande? Iyi na iPhone nakwe kwa Rujama. Rujama phone shop. Abantu bahazi barahazi. Mukire wanje muri ka free zone. Dore ngiyi na iPhone 11. Ngiye gukora kara kantu. Nuko akora dore ngiyi telefone na yibike. Urahita uyifata. Iyi telefone yatanye muhereza uyu nguyu. Urumva? Agira turebe. Iyi telefone yatanye guhereza. Nakaye. Fasha. Nose ngakora ko nyijana. Urabwira Rujama iki? Ntanandura. Wayibonye? Abantu bajya mbona kubanga nuko ni mugufi ngo ni abantu ngo barebe uyu nguyu aransumba ni mwana. Dore hano. Kagara ko ngusumba waje wemera. Unsumba. Banza ukora. Kora. Turi kuri at the same level. No. We are at the same level. No. Do you understand? No. We are at the same. Nta nubwo ari kumva ibyo mvuze turi ku kigero kimwe no kumva. Oya. Nabo kumva. Oya. Noneho twagiye ga. Urica gutya. Urabona ukuntu nicaye. Ndabiroze. Uruhaguruka udahenya amavi. Rambura amaguru. Oya amaguru arambura. Ikaresha. Ariko gitaro cy'amahanga cha. Gira. Baji. Rukumva. Uruhaguruka udahenya amavi. Iyo nuri kubyo ntabwo akora hasi. Uko maguruka nukuvuga ngo uhaguruka gutya. Urite pore udahenya amavi udahenya amaguru. Nabibonye. Gira. Ntanakoze hasi. Ikaraga turebe. Ya iPhone yibike nubikora ijya. Kanyishyire mu zindi. Gira. Bagiye. Zamuka. Twagiye. Zamuka. Ko byakora hano hari kunyera buretse gato. Haranyerezwa n'iki? Buretse gato. Urabibona neza ko ni. Ndabiroze. Urabibona? Andago. Nagusasi akantu ngo ica akantu. Atarambura amavi. Technology. Akomeza arambura amavi. Hari ibintu nushaka uyatandagaratse gutya. Ngo haguruka. Furaho. Naganga bana bafite imana munzanira. Ongera turebe. Ongera. Umwana adahaze turamwongera mwana. Shanga burira pe. Andagowe. Icara wige peti. Ndakubwiye ngo uravongo nyubashye. Dore ngari iPhone ngiri iri hariya. Banje bari kubavangonga abantu ngo nuko ngo basumba ngo bikore. Wahenya amavi. None wahenya amavi. Harimo n'ubugambane. Hoje bugambanyi buhe. Wahenya amavi. Harimo n'ubugambane. Iviriti hinnye. Wahenya amavi. Bro, you sit down, bro. The bad man. I'm the monster, you know. The bad man. The bad man. Number uno. I'm the monster. Always. You have to respect me. For real. Urashaka ko ngongeza nabwo se? Oya icyo naza abana icyo naza nge hari icyo ntaguha. Dore icyo umwana rero urakimuha.
ibintu ndabikora. amabibura ararambuye neza murebere. Ngende kumureba ndi kumureba. Nubwo bukomeze Ngo haguruka. None aka ntitureshya. Ntabwo tureshya ariko. Ndabera gade. Usure umuntu koko turareshya. Utabeshya. Uza sha nkawe. Utabeshya. Ahantu hose ndi mubi. Ngenda gade. Ngiye kugira ngo none nakwemeza. Ikigo gini tuzakorana. Tugomba kuzahura muri gym. Nagore muri gym muri ringi. Muri ringi wona cyakunda gushaka muri ringi wowe. Muri ringi cyangwa no muri gym hari none byabyuma biremereye tukareba n'ubundi ushaka gutura ibintu ni Woterura binga bundi kagaga njewe 70 uje biterura yakoma we gacha gade kamabwira nakinye pare lifting man sibyo nakinye pare lifting ariko uyu ngo atura ibirusha nje izina ry'Imana do uyu natura ibirusha 20 nonge ndabivuze ibiri mu mukena zaterura nzabikuba kabiri nanone nuko nakubitiye kuri pompage abanyarwanda zera ko ibyo bintu babyibuka wowe nakubwiye ngo bro you sit down always if you see me somewhere you have to respect me umva and tell other people because I'm the king in this city bro because I'm the king in this city you know go away if I meet you in the somewhere go away bro I'm the mosa you know yo yes muno kuvango rero tunasoza mbo part 2 tugomba kuzahura muri gym ungiye gukora umwitozo nakora umwitozo mw'abanyarwanda muzamuzamuye kubireba wowe ndakubwiye ngo uracyari hasi reka dushimire abantu twabanye urumva kuva tutangirwa ndetse kujya tugisoje muri abantu badanje cyane dukomeza kubabwira ngo mukomeze mukore subscribe kuri Kigali News channel ndetse munajye kwa Rujama Phone Shop abaye telefone z'icyerekezo uri umuntu akeneye kujya kwarusha ntabwo muhari nka nimero yawe akazaguhamagara nimero yanjye ntari ibintu kuvanga abantu bashaka kujya kwa Rujama kwa babona telefone mwahamagara nkabarangira ni 079 019 27 94 muhamagare mbarangire mu butumwa telefone z'icyerekezo kwa Rujama Phone Shop mvugira ngo kwa Rujama Phone Shop Rujama Phone Shop the word of technology ntabyo azi kuvuga ndikambyivugire the word of technology mwakoze cyane cyo Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.